Ntarebe ndaza kuba mari tu. Sawa sawa. Meze nkibwirire. Arimo mbwira ukuntu mwari umuryango wuzuye. Nyumvira kandi aho ki. Iswe bagirwa nk'inkoko. Yatangiye nkubwira ubwo twara abana batanu b'abahungu. Haburaga umwe mu kuzuye ikipe yavuye. Ugize ngo Nabo bana. Yanjye ari mutoya, n'uburange umuko ari mukuru. N'inyuma yanjye hari abana babiri. Tubabwiye batwishimira kundi. Ikibazo nta kintu. Aba babyeyi ari nabo bavandimwe. Sinari mwansigaranye. Sigaye njyenye. Dereka kami nda ukajya. What? Sha ugatinyuka ukankubita urushyi. Ndi umuntu w'umugabo. Uri umugabo koko. Yize ko umugabo ntabwo ari kumbwira ubwo bugoryi. Umugabo asigima. Sa ariko ntago birangirira. Nimba mva kutakojeje ngo nkuce n'iki. Je pfukamira imbwa nkaho. Ahubwo umenye ko n'ubutaha ntuzara nk'ubwo bugoryi uzakubwira. Kumvirije ari waje ukashirashira mu ijoro ukashoje bijojo ukajujuga n'amajeri we undi hanze uretse ndaje nje kukurera. Wibuke no kunyara ibyo bitutsi. Sawa. Hahiye koko. Ugize ngo What? Jesus is Lord. Hey! Naramutse nyine wese iyo naramukubude kundeba. Naramutse. Danirira. Asa kunyuka inara. Wanyu nta bakuru bahaba. Abakuru. Yacu barahaba. Kandi turanabuba. Abayo turabuba. Kandi mara wowe nagurimo. Mvambese. Abo se naba. Ubundi tugira umukuru w'umuryango, tukagira umukuru w'umudugudu, umukuru w'igihugu. Muri abo se wowe urimo? Bivuze ngo ntuzi n'uwo ndiwe? N'ibyo ni ikosa. Sawa, ibyo tubyihoreye kuko si byo byanzanye. Naje ku mpamvu y'ikibazo wagiranye n'uyu Alex, waramukubise umukubita nk'ukubita umwana, umukubita utababarira, umukubita nk'ukubita ingoma y'abaporosipirori cyangwa ku bunani. N'umugore ugomeje kumumenyereza yaza kunyuzamo ijisho. Ko ntacyo tubwira. Ndamutse ntacyo mvuze. Wowe ntabije icyaha. Iyo mushaka ko mvuga ntazabivugira no mu rubanza. Cyo muri ibi bintu. Muyoboza kakaba ari agasuzuguro. Ngomba gukomeza paka nkagera no mu mudugudu. Nushake. Cisha make wowe. Wanza kugira icyo bitubwira. Suko byanga gusa. Ngewe ati ndabyanze. Koza umuntu. Akubuta kutakutira umugabo. Reka. Musigone. Aka nakomero none. Mugiye kugana n'imbere y'umuyobozi. Murerewe ntimuraye. Rwose muyobozi bigomba gukemuka. Sigira ngo wowe urongoshe. None se cyo gukinza. Rero ikibazo cyane ugiye kukigeza kwa mudugudu niwe uzagikemura. Sawa. Hahiye koko. Ugize ngo Alo? Ni byiza wowe? Kubera iki? Ariko uri umuyobozi cyangwa uri umutegetsi? Okay, vuga uti
umva wowe vuga utusabwe kutazabura cyangwa ukerererwe. icya mbere ni uko wumvishe ibyo nakubwiye noneho uzamure. Murakoze rero mwakoze kwitabira inama na reka mbashimire ariko nyuma yuko dusoza mbere yuko dusoza inama mumbabarire kwibeshya bibaho. Mbere yuko dusoza inama hari ikibazo dufite cya Rikizo yagiranye na Alexis. Kumvise ko ngo Rikizo yakubise Alexis urushyi. Hari numvaga ngo muvuga yuko sinzi ngo ibintu ngo byo gukubita ngo nk'ingoma y'abapfumu bakubita ndibyo bintu cyangwa se ngo nk'inkuba ngo yasangahe. Rikizo nta kintu wabivugaho icyo kintu waba uri kurega? Bose muyobozi ngenda arenga ntabwo namukubise. ongera uti yarankubise kandi sinigeze namukubise. None rero nabasabaga mwembi ko mwabasha kumvikana niba ari icyo mupfa mukagikemura. Ikindi kandi murabona babaga ntabwo ibyo bintu mwabishobora. Kigomba gukemuka. Wundi wambesiriwe waretse kubiremereza kwizika ari uri wanzengereje ukareka kubigira birebe. Wowe se wari woroshye? Nkora hasi wanzigira se wambanjije. Sawa nyine ubuyobozi burabikemera nubikomeza. Bivuze ngo wanze kubyoroshya. Ntabyo noroshye. Hari ahantu hankubitaga se cyari igiti watimbaguraga. Ngomba kumana amafaranga y'amande n'indishyi y'akababara. Kabarira imbere. Sawa nyine. Ugize ngo ibyo tugezeho. Ndemera ko namukubise. Okay. Ako nkabisabira imbabazi. Ukabisabira imbabazi. Yego. Bwana Alexis uremera guha Rikizo imbabazi? Imbabazi ndazimuhaye. Urazimuhaye. Okay, Rikizo rero uyu ni umuntu ntago ari igiti. Kubw'ibyo niba guhaye imbabazi ariko natwe ari uko tubigena turaguca amande y'ibihumbi 200. Yongeraho na 500 y'indishyi y'akababara. Yose niyo mucakuru kirumwe namukubise. Okay, ntacyo none se urashaka kumukubita urundi kugira ngo wuzuze menshi oya muhayo ngaho ibwo niyo tuguciye. Oya yamuhe kandi mwababariranye mwababarira. Ntacyo ni mungarurire. Bwana Alexis umugarurire rero amakimbirane yanyu kandi gutaha ndimuzongera. Nayo nifitiye sha. Ntayo ufite? Nayo nifitiye. Imana y'u Rwanda. Nanjye nkubite byiru yabo. Nyine bihuriyemo.